Shuti bakunzi ba Mwarubeni aho muherereye hose nagarutse uyu munsi turi ku itariki 30 z'ukwa gatandatu ubwo mwegwe murabona ikiganiro bigeze ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ku munsi mukuru w'ubwigenge. Ubu rero turi saa 3:12 by'ijoro ngayo nguko mbere yuko dutangira ariko mbabwira ibyo tugiye kuganira ariko reka banze mbaririmbira akaririmbo nabateguriye nkuko bisanzwe bigenda. Imboni imbaraga nkigaba unamamaze nshize amangange imbona amagambo aboneye yavuga ibye nimenye ibanga ry'imbaraga z'umukambwe higusore nanjye nzagashaka kazina kamwe k'urukundo nzakamwite iyo uzamagamba bivuga iyo unyuzwe bibire nzivuga uvugira kuri merci merci uhoraho waraduhaye umukambwe umubyeyi umugezi udatenguha uwamenya n'akazina yakwitwa bigahura nzakamwite hamwe nawe twamaganye shitani n'ubushitani bwayo hamwe nawe duciye urwamuhazi uzahungabanya umwanzi amategeko y'Imana suku yavuga urayabemo n'intaganzwa wambwira ibanga ryahanze umwarimu nk'uyu nagashaka kazina bijyanye nkakamwita iyo unyuzwe bibire nzivuga iyo uzamagamba bivuga uvugira kuri merci 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 uhoraho waraduhaye umukambwe umubyeyi umugezi udatenguha uwamenya n'akazina yakwitwa bigahura nzakamwite. Kana karirimbo ka frere ndeharya frere ntibuke iri zina ry'umuntu ryarananiye pe kandi ni frere ntibuka ariko yakaririmbiye musenyeri nzakamwita Servirie iri jambo naryo kurisoma simbizi. Hanyuma akaririmbo nakamenye kubera umuntu bita Oswaki umukuru radio 10 ndagushuhuje ndabizi urayikunda cyane ndetse nayimenye kubera wowe. Hanyuma rero bavandimwe nkuko musanzwe mumenyereye hano kwa Mwarimu Beni tuganira ku bintu bijyanye na politike ndetse n'uburezi nubwo nabonye ibiganiro by'uburezi mudakunda kubireba ariko buriya nyamuneka aho bipfira byose nuko mu burezi no kuvuga iyo igiti cyaboze imizi kiranduka cyose niho bipfira rero muri ya mu burezi nimugire ngo arahandi. Ikintu nashaka ko tuganiraho ubushize usoza ikiganiro nababwiye ngo ndashaka kuzababwira
uburyo nanabashimire cyane icyo kiganiro mwarakirebye rwose. Iyo ndeba raporo na message mbona za YouTube barambwira ngo iki kiganiro cyarebwe n'abantu abantu bakirebye cyane n'abantu bakoze subscribe. Ni ikiganiro cyari gifite umutwe uvuga ngo Padiri Nahimana yayobora u Rwanda, Victor Ingabire akamubera umunyamabanga cyangwa iki. Sinibuka uko titre yanditse neza ariko ni muri ubwo buryo. Hanyuma rero no mikoro yangera. Hanyuma rero ubwo muri aka kanya nari nababwiye ngo nzagaruka mbabwira uburyo ki twarebera hamwe Kagame wo mu buhungiro na Padiri Nahimana wo mu buhungiro, tukareba ninde se wari umuntu ukaze, kugira ngo turebe nimba uko Padiri Nahimana igihugu cyacu atazagitobatoba. Hari abantu rimwe na rimwe banavuga ngo nimo ndarota, ariko ndaza no kubereka ubushakashatsi bugaragaza ko ntarota. Nsoza kino kiganiro ndabona rero maze gukoresha iminota 6. Reka turebere hamwe rero, ndabisoma kugira ngo gihute, nzajya nshyiramo n'udu commentaire ku bintu biri ku hantu nzaza mbona ko ari ngombwa. Reka duhere kwa Paul Kagame akiri mu buhungiro. Ndabona dufite ingingo enye. Amateka ye n'inzira yanyuzemo. Mu mateka ye n'inzira yanyuzemo, yabaye impunzi akiri muto, ajya i Bugande kuva mu 1961. Yinjiye mu mutwe wa FPR, Front Patriotique Rwandais. Ndasubiramo, yinjiye mu mutwe wa FPR, Front Patriotique Rwandais, wari ugamije kugarura impunzi mu gihugu. Nyuma ayobora urugamba rwo guhagarika jenoside mu 1994. Angira icyo mvuga hano, nyuma ayobora urugamba. Kuyobora urugamba rero icyo ni ikintu cyumvikana ko mu Rwanda habaye iki intambara, ko yarayoboye urugamba akagasobanuye 100% ko mu Rwanda habaye intambara, hakaba na jenoside yakorewe. Mujye mubabara nge ayo magambo bari maremare cyane, so gupfobya kandi unoza yafata ko ari ugupfobya azabivuga uko ashaka. Hanyuma rero ubwo nukuvuga ngo mu gihe inkotanyi zarwanaga na FAR, ubwo ni nkangabo za Habyarimana, Kagame yarayoboye uru rugamba rwo guhagarika jenoside. Ariko muri make yanjye icyo nabonye icyo gihe bibaho, ko nari ndiho nifite imyaka 7, uko nabibonaga twumvaga ibisasu biturika za Bugesera iyo ngiyo, noneho tukumva tukabona n'amazu y'abatutsi bari kuyatwika. Nukuvuga ngo agace kamwe kabaga karimo kaberamo intambara, akandi karimo kaberamo jenoside. Nge niko nabibonye icyo gihe, kuko twararaga twumva ibisasu biturika, abahutu nabo bakamarana vuba na vuba kugira ngo bazasange abantu barabamaze. Nukuvuga ngo jenoside yabaye amemuta n'intambara, nge wabibonye n'amaso yanjye. Hanyuma rero ikindi, yabaye perezida wa Repubulika kuva mu 2000 mu buryo butaziguye kuva mu 2003. Byumvikane ko Pastor Bizimungu atigeze aba perezida. Bavuga ko yabaye Paul Kagame yabaye perezida kuva mu 2000, kandi iriya myaka 3 hari nkeka ko simbizi, nta bushakashatsi narebye, ariko ngenekereje ndasanga Paul Kagame Pastor Bizimungu atarigeze aba perezida w'u Rwanda, ahubwo yakoreraga mu kwaha kwa Paul Kagame. Icyerekezo cya politike yashyizeho vision 2020, vision 2020, vision 2020, icyerekezo 2020. Yifuzaga ko u Rwanda ruba igihugu gifite ubukungu buringaniye, abaturage bafite imibereho myiza, uburezi, ubuzima, ubuhinzi bugezweho, n'inzego za leta zikora neza. Mana we, aha yarafeirinze byose, aha hose yaratsinzwe pe. Nukuri, reka mbibabwire, reka mbisubiremo. Yifuzaga ko u Rwanda ruba igihugu gifite ubukungu buringaniye. Ibintu byabigezeho nani bigarasha, ibintu Kagame yabigezeho, ubukungu buringaniye burahari, ariko buri mu mujyi wa Kigali ahari
abantu buherereye ku gace kamwe k'abantu runaka nkeka nimba ari imiryango yateye imiryango we simbizi ariko ubukungu muri Kigali burahariho bwose burahari ubwo rero kuba yaravuze ubukungu buringaniye icyo cyongewe ndacyemera abaturage bafite imibereho myiza wapi iki ntajyo yakigezeho mana we yaba mu miji cyangwa mu cyaro nta mibereho myiza ihari yaba umukire cyangwa umukene nta mibereho myiza mufite ntayo abantu barashonje ujya ku isoko ugasanga ibirayi ntabyo ubwo ni umukire akabibura umukene nawe aba yabyohereje ku isoko bakamuhera igiciro aho nta kigenda rwose uburezi bafite imibereho myiza uburezi aho twese twarumiwe ku burezi twifashe ku munwa ubuzima ubuhinzi bugezweho n'inzego za leta zikora neza nta buhinzi bugezweho mwazanye ifumbire mvaruganda yishe ubutaka bwose bwarapfuye insina zose zarwaye kabore mana we aho ni ibibazo bikomeye cyane rwose inzego za leta zikora neza cyakora RIB ikora neza ikinjira no mu ngo z'abantu ikajya kumenya uko ingo z'abantu ziterana akabariro zikamenya ngo umwe yateye akabariro undi atabishaka cyangwa aho mana yanjye nta mikorere myiza mbona aho ngaho yashyizeho gahunda zitandukanye zifasha abatishoboye nko inka ku muturage utishoboye aho nibyo usibye ko ntazi aho byahereye ariko iriya gahunda yari nziza cyane yatangiye neza ariko haza kujyamo ibintu bimeze nk'ibiruswa byabaza mudugudu nabandi ugasanga barahe nk'umuntu atayikwiye nicyo kibazo nyine gihari nimba Kagame yari afite ibitekerezo byiza ariko ibyegera bye byaje ari ibisambo usibye ko nawe atarishyashya ubwiyunge n'umutekano yashyizeho inkiko gacaca kugira ngo bakemure ibibazo bya jenoside no gukiza inzigo aha gacaca yaraje ruswa zajemo abantu barafunzwe mana yanjye aha nta na kimwe kirimo kizima rwose ariko wenda ashobora kuba yarafite ibitekerezo bizima ariko abantu bo hasi bakamuvangira cyangwa se abandi bamufasha gukora kuko nko muri gacaca hari abantu bakatirwaga imyaka itajyanye n'ibyo bakoze rimwe na rimwe kubera na ruswa yariwe ugasanga wari umunyabyaha ntafunzwe ahubwo hagiyemo utarakoze jenoside ibi byo murabizi nimwe bwo mwabikoragamo nge ntabwo nabikoragamo nabaga ndi ku ishuri ariko ibyo byabayeho ndabizi narabibonaga ugakiya nubwo nabaga ndi ku ishuri abanyarwanda kubana mu bumwe n'ubwiyunge nta vangura ry'amoko aka kantu k'inzigo ni ukuvuga ngo yifuzaga ko haza kubana mu bumwe n'ubwiyunge nta vangura yashyizeho inkiko gacaca kugira ngo bakemure ibibazo bya jenoside no gukiza inzigo iriho itabaye iriho ntabwo bamwe baba bitwa ibifobagane ngo abandi bitwe ibigarasha iko tuna ahubwo inzigo yabaye inzigo ihinduka sinzi uburyo ndi iri jambo inzigo yo yabaye ahubwo yarenze urugero kuruta nuko mbere ahari byari bimeze mbere na n'umwana nifite imyaka 7 nabonagaho gakeya ariko abatutsi bahaga amata abahutu bakahirira inka z'abatutsi reka mbabwire ibintu sinzi uburyo tuzabivugamo ngewe ibyo nabonye mbere yuko biriya indege bayihanura iyi nka yabyaraga y'umututsi kabahutu nta nka bagiraga iyi nka yabyaraga habagaho icyo bita kuyihemba abahutu bakajya gushaka utwatsi twitwa umukenkera ndatwibagiwe we utwatsi dutohagiye batwita ngukira ntabwo ari ndatwibagiwe uko batwita n'utwo twatsi dutohagiye harimo n'urwiri n'utundi ntibuka izina bakagenda bakaduha akanyana na nyina ikarya twatsi yanya ni konka umuhondo noneho abatutsi bakazagera icyo bita urubu bakazajya guha abahutu amata nuvuga ngo bari babanye neza ahubwo sinzi ikintu ndashaka kuzamenya ikintu cyateye kiriya kintu kuko ngiye rwose nabibonaga abantu twari duturanye nta muhutu waburaga amata nta muhutu waguraga amata nta mututsi wagurishaga amata nta nkaye mututsi yaburaga ubwatsi hakomanda
tuzareba bino bintu muzambabarire mumfashe iki kintu tukigarukeho tuzabirebe neza turebe ikintu cyateye biriya bintu. Hanyuma yakuyeho igihano cy'urupfu agashyikiriza abanyarwanda kubana mu bumwe n'ubwiyunge nta vangura ry'amoko. Ibi ngibi igihano cy'urupfu yagishyizeho oni ibona ko bikabije kuko abantu baba barasiraga ku mugaragaro bikanatangazwa ku maradiyo, unibona ko bitakoroha ibivanaho. Arangije ati nta vangura ry'amoko, hajeho abarihiwe na farije, iryo ni ivangura rikomeye. Ubu hariho ngo ayerje iracyariho, ayerje kiriya ryari vangura rikomeye, abandi bahirwa na minaroke, abandi baririhirira. Kuba kwaza hariho farge, hakaza n'ikigega bita nimbari cyari gishinzwe kwita ku bacikacumu b'abatutsi, ntikite ku bacikacumu b'abahutu. Ivangura amoko ryo ryari ririho kandi n'uburereho rikomeye cyane. Umuntu kuvuga ngo ibyanditse ntabwo ari byo byakozwe. Akanyuma ibivugwa bimunenga, nubwo igihugu cyateye imbere cyane, aho ni no kubeshya nta miterere y'imbere, haranengwa uburyo agenzura cyane ubwisanzure bwa politike. Ibi mwese murabizi, bantu ntuza yarapfuye, John Williams Kizito yarapfuye, bari ntuza arafunze, Mabure Karasira, Idamange, umurongo ni Agnes simuheruka, so w'Imana Agnes abahe ye, uzi ko Imana Agnes ntaza amakuru ye, nzayashaka. Hari ibirego ko abamurwanya bashimutwa cyangwa bagakumirwa nko mu itangazamakuru no mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo byo murabizi, ibyo byo ntabwo nabitindaho, nta nicyo ndi bubivugaho kuko ibi byo ni ibintu bizwi. Hanyuma rero katurebe Padiri Nahimana Thomas, nawe ni uduce tune, reka mande y'iminota ariko nsigaranyira nsigaza iminota 3. Amateka ye ni nyemerere ye yavutse mu gihumbi cyerekezo cya politiki. Oya bya Padiri Nahimana murabizi, reka no kubijyamo kuko iminota ni miremire, ahubwo nibwirire abantu bavuga bati turimo turarota. Padiri Nahimana murabizi kuko ariho kuri Facebook, ariho kuri internet, arakora buri munsi kandi afite n'abayoboke benshi cyane, narabibonye ni ibintu bitangaje rwose, byarashimishije. Nge sinari mbizi, nabonye like nyinshi cyane. Hanyuma no muri no minota 2 n'igice nshigaje, reka mvuga ku kantu mana we, mfite ibintu byinshi kandi narondogoye ariko reka mbisamara yizinge. Abantu muzi umuntu witwa bavuga ngo tuba turota, ninde watorewe kuba perezida ku munsi yarekuwe muri Afrika y'Uburengerazuba mu mwaka ushize? Ni Bassirou Diomaye Faye watorewe kuba perezida wa Senegal kuwa 24 Werurwe muri 2024, ari nawo munsi yarekuwe avanywe muri gereza. Nukuvuga ngo rero ni umuntu afungurwa akajya muri, yarari muri gereza yamazemo hafi umwaka, haburaga ukwezi kumwe, akaba ari muri gereza agafungurwa agahitaza akaba perezida. Biranashoboka yuko na Victoire Ingabire yafungurwa akaza agahita aba perezida. Murabyumva? Ndabona rero nsigaranye umunota 1 n'igice. Inshuti bavandimwe, ndabashimira cyane. Ibya Padiri Nahimana simbivuzeho, murabizi mwese, nabonye munamukunda rwose. Nyiburiya nahise nemera ko Padiri Nahimana yayobora igihugu, mbonye ukuntu abantu bamukunda, ariko nabona ko atari mu gihugu, nkabona nabwo haracyarimo ikibazo. Ariko nubwo habamo ikibazo, twese tugomba guhagurukira icyarimwe tugafasha Victoire Ingabire. Mu butaha rero, mu kiganiro cy'ubutaha, nzabereka uburyo twafasha Ingabire Victoire akava mu buroko, ahita ajya kudufasha gushyingura umurambo, hanyuma akava kumushyingura, ahita arahirira kujya muri presidence y'u Rwanda. Ndacyabona mfite utuntu tadukeye. Ndabashimira rero nshuti bakunzi ba Mwarimu Ben aho mugiye muherereye hose. Ni ukuri Padiri Nahimana nanjye ubu ndamushyigikira, ntago nkimurwanya, ko namaze kubona ko ari
ari umuntu ukomeye cyane ntakwiye no gufungura udushumi tw'inkweto ze. Mukomeze rero munkorere like, mukore share, mukore comment kugira ngo nge mbona ibitekerezo byanyu, mbone n'ibyo mbabwira, mbone n'ibyo mbigisha. Murakoze cyane.